Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Byiringiro by'abaguhungiyeho, bwugamo buzira umugaru, Imana y'Aburahamu, Imana y'Isaka, Imana ya Yakobo, Imana yo kwizerwa, umutabazi kandi umurengezi, inshuti nziza, ndagushimye ndaguhimbaje, kumpaye umwanya ukaba unyemereye kuza ahangaha nanone kuvugana n'ubwoko bwawe, izina ryawe nirihimbazwe, kumpaye aka kanya ndagushimye, reka amaraso yawe abanze anyeze kandi antunganye, unyemere muri aka kanya, nguhaye karibu n'ikaze mu izina rya Yesu Kristo, mpamagaye ijuru ryururuke, ubwami bwawe buze muri aka kanya, dusabye kugirirwa neza nawe, ntangirane nawe, ntaba ari jye nkubera akanwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu kuri kumwe natwe, nsengera ijambo rero tugiye gusoma, ijambo ryawe n'inkota ityaye, reka icumi ihinguranye umutima wese uryumva kandi rihindure benshi. Urakoze Kristo ko turi kumwe nawe kandi kuri hagati muri twe kandi kuri atugirira neza, ni mu izina rya Yesu, kuva mu ijambo kuri buduhembure, Mwuka Wera urakoze kuri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisenze nizeye, nsengera imitima yose iri bwumve ijambo ryawe, ubahe kumva no kumva ijambo ryawe no kuritahura, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Ndabaramukije nanone inshuti z'umusaraba, aba hafi n'abakure, ndashimira Imana yongeye kuntera iteka kuza ahangaha kongera kugira ngo nsome ijambo ry'Imana. Hari haciyeho iminsi ntakora akantu nk'aka ngaka, ariko ndashima Imana ko inshoboje. Ubushize rero twasomye, twarangirije turi gusoma, twibukiranye gusoma Bibiliya mu kiganiro cyacu, twibukiranye gusoma Bibiliya, twarasomye tugera mu bice ari 20, ndongera nsubiremo igice cya 20 ndangize na 22. Uwiteka atugirire neza. Igice cya 20 kiravuga ngo Satani aboha abakiranutsi b'Imana na Yesu imyaka. Satani abohwa abakiranutsi b'Imana na Yesu imyaka 1000. Aho hantu ndahakunda, niyo mpamvu mbasubiyemo kenshi. Mbona marayika, icyo ni igice cya 20, mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite umunyururu munini mu ntoki ze, afata cya kiyoka ari cyo ya nzoka ya kera, niyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga, kugezaho iyo nyamaswa igihumbi izashirira, iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Reka nsubiremo umuzuko wa mbere. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo imyaka 1000. Donc abantu bazazuka ku muzuko wa mbere barahirwa. Cyampa nanjye, cyampa nawe, tukaba duhiriwe muri abo. Uwiteka tugire neza.
Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave aho yari abohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwire isi yose, bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike, kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro na mazuku, irimo ya nyamaswa, umuriro n'amazuku uva mu ijuru ubatwike, kandi Satani wayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona iyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye bakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunya muri ya nyanja yaka umuriro, bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Amen. Reka twongere dusubire mu rupfu rwa kabiri n'urwa mbere. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona n'iyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo. Ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje, abahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo bikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Uwiteka tugirire neza. Urupfu rwa kabiri, abapfuye bazazuka. Ku rupfu rwa kabiri, ubutaka buzasama buruke abantu bapfuye, bivuga ngo na ya magufwa na yandi batwika yose mu buryo bw'umwuka azaterana, buri wese ajya imbere y'Imana, igitabo kibumburwe, buri wese bamusomere bakurikije ibyo yakoze. Uwiteka atugirire neza. Urupfu rwa kabiri, hari umuntu umwe twariho tuganira haciye iminsi, haciye igihe ndumva nari mutoya, ari kubaza ati ariko koko ubwo abantu bapfuye bazazuka? Nanjye icyo kibazo narakibazaga. Abantu se bapfuye baguye ku gasi, abantu batwitswe se batwitswe bazazuka nabo? Bibiliya iratubwiye ngo ikintu cyose gifite ubugingo cyaremwe kikavuka, umuntu wese, Bibiliya iratubwiye ngo umuntu wese waremwe yari afite ubugingo, akabaho akavuka, yewe ndetse n'izavuyemo, ariko cyane cyane abo bavutse bakavuka bakaba ku isi, buri wese azaca imbere y'intebe y'urubanza, igitabo cye kizabumburwa, imirimo ye isomerwa imbere ye, ibikorwa yakoze akiri mu isi. Kuko Bibiliya hano iratubwiye ngo urupfu n'ikuzimu bizajugunywa mu nyanja, kandi ubutaka buzasama buruke abantu. Inyanja igarure n'abapfiriye mu nyanja.
ubutaka nabwo bwasame, abo bahambye, abo batwitse, nta muntu uzasigara adahagaze imbere y'intebe y'urubanza. Urwo ni urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa kabiri mbega ni urwo guhagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Abo bantu bazabahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, umurongo wa 15 haravuze ngo kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Umuntu utanditse mu gitabo cy'ubugingo azajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Uwiteka tugire neza. Urupfu rwa mbere. Reka nsome urupfu rwa mbere. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza. Ubwo ni umurongo wa 4. Kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Reka nsubire umurongo wa 4. Mbona intebe y'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahura guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka igihumbi. Uwo ni wo muzuko wa kabiri. Donc uwo ni wo muzuko wa mbere. Umuzuko wa mbere ni abapfuye bahowe guhamya Imana, ni abapfuye bahowe Imana, ngo bose bazazuka, kandi ba bandi bapfuye bataramije cya gishushanyo n'ibimenyetso byayo, ngo bazazuka bahagarare bimane na Kristo imyaka igihumbi. Ngo uwo ni wo muzuko wa mbere. Kandi abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka igihumbi itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa. Donc abazazuka bwa mbere barahirwa. Kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka igihumbi. Uwiteka tugire neza. Hari urupfu rwa mbere rw'abapfuye bahorwa guhamya Imana, bazazuka bakimana na Kristo imyaka igihumbi. Hari urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa kabiri ni umuzuko w'isi yose. Umuntu wese wapfuye, umuntu wese wari ufite ubugingo, azahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Igitabo cye kizabumburirwa imbere y'Imana, bamusomera imirimo ye uko yakoze gukurikirana. Uwiteka tugire neza. Tuzahagarara imbere y'intebe ya Kristo. Imana izadufashe tuzabe turi abatsinzi. Turakomeje rero igice cya 21, iby'ijuru rishya n'isi nshya. Haleluya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni ari mbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, bo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize.
iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Uwiteka tugire neza. Kandi iti birarangiye, ni jye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Uwiteka tugire neza. Haza umwe wo muri ba bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi zuzuye ibyago birindwi by'imperuka, avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Haleluya. Anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku manywa, dufite ubwiza bw'Imana. Kurabagirana kwarwo gusa n'ukw'ibuye ry'igiciro cyinshi cyane, nk'ibuye ryitwa yasipi ribonerana nk'isarabwayi, rufite inkike nini kandi ndende n'amarembo 12, no ku marembo hariho abamarayika 12, kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 y'abana ba Isiraheli. Iburasirazuba hariho amarembo 3, ikasikasi hariho amarembo 3, ikusi hariho amarembo 3, n'iburengerazuba hariho amarembo 3. Inkike z'urwo rurembo zifite imfatiro 12, zanditsweho amazina 12 y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Uwavuganaga nanjye yari afite urugero rw'ubugingo rw'izahabu, kugira ngo agere urwo rurembo n'amarembo yarwo n'inkike zarwo. Urwo rurembo rungana impande zose, uburebure bungana n'ubugari. Ageresha urwo rurembo rwa rubingo, ageramo sitadiyo, inzovu n'ibihumbi 2, uburebure bw'umurambararo n'ubugari n'uburebure bw'igihagararo birangana. Agera inkike zarwo, ageramo imikono 144. Akurikije urugero rw'abantu, ibyo ni ukuvuga ngo urw'abamarayika. Inkike zarwo zubakishijwe yasipi, naho ururembo ubwarwo rwubakishijwe izahabu nziza imeze nk'ibirahuri byiza. Imfatiro z'inkike z'urwo rurembo zarimbishijwe amabuye y'igiciro cyinshi y'amoko yose. Urufatiro rwa mbere rwari yasipi, urwa kabiri rwari safiro, urwa gatatu rwari karukedoni, urwa kane rwari simaragido, urwa gatanu rwari sarudonikisi, urwa gatandatu rwari sarudiyo, urwa karindwi rwari kirusolito, urwa munani rwari berulo, urwa cyenda rwari topazi, urwa 10 rwari kirusoparaso, urwa 11 rwari huwakinto, urwa 12 rwari ametusito. Amarembo uko ari 12 yari imaragarita 12, irembo rimwe ryubakishijwe imaragarita imwe. Atyo inzira nyabagendwa. Inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo yashigirijwe izahabu nziza
isa n'ibirahure bibonerana. Icyakora sinabonye urusengero muri rwo, kuko Umwami Imana ishobora byose n'Umwana w'Intama ari bo rusengero rwarwo, kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira, kandi Umwana w'Intama ari we tabaza ryarwo. Amahanga azagendera mu mucyo warwo. Haleluya. Abami bo mu isi bazaneyo ubwiza bwabo. Amahanga azagendera mu mucyo warwo, abami bo mu isi bazaneyo ubwiza bwabo. Amarembo yarwo ntazugarirwa ku manywa na hato, kuko ijoro ritabayo, kandi bazazanayo ubwiza n'icyubahiro by'amahanga. Muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya, cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'Umwana w'Intama. Amena. Mbega ururembo! Haleluya. Ng'ururembo rwo mu ijuru, abera bazarubamo, nta mubabaro n'agahinda no gusuhuza umutima. Wihangane tuzarubamo, abakobwa bazarubamo, nta mubabaro n'agahinda no gusuhuza umutima. Ururembo rwo mu ijuru, abera bazarubamo, nta mubabaro n'agahinda no gusuhuza umutima. Mukomere tuzarubamo, cyo tuneshe tuzarubemo, nta mubabaro n'agahinda no gusuhuza umutima. Komera tuzarubemo, rwana uneshe tuzarubemo, nta mubabaro n'agahinda no gusuhuza umutima. Ururembo rwo mu ijuru, abera bazarubamo, nta mubabaro n'agahinda no gusuhuza umutima. Haleluya. Yesu Kristo niyamamare. Igice cya 20 aricyo cya nyuma, ndumva nkumbuye ijuru. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi, ruva ku ntebe y'Imana n'Umwana w'Intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga. Nta muvumo uzabayo ukundi, ahubwo gato. Amen. Urumva risa okay. 22. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi, ruva ku ntebe y'Imana n'Umwana w'Intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga. Nta muvumo uzabayo ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'Umwana w'Intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditse mu ruhanga rwazo. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko Umwami Imana izabavira, kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Arambwira ati, ayo magambo ni ayo kwizerwa, ni ay'ukuri, kandi
umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Kandi dore ndaza vuba. Hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Jyewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba, maze kubyumva no kubireba nikubitira hasi imbere y'ibirenge bya marayika wabinyeretse kugira ngo muramye. Ariko arambwira ati reka, ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi umugenzi wa bene so b'abahanuzi n'uwabitondera amagambo y'iki gitabo, Imana abe ariyo uramya. Kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agume yandure, umukiranutsi agume akiranuke, uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa, ndi Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Uwiteka tugire neza. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ni jye gishyitsi cya Dawidi, ndi umwuzukuruza we, kandi ni jye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Haleluya. Aya magambo arakomeye. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva inyota naze. Uwumva nahamagara ati, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Uhamya ibyo aravuga ati ye, ndaza vuba. Amena. Ngwino mwami Yesu. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese. Amena. Iki ni igitabo cy'ibyahishuwe. Turashima Imana idushoboze gusoma aya magambo. Uwiteka atugirire neza. Haleluya. Ururembo rwo mu ijuru, abera bazarubamo, nta mubabaro nta gahinda, nta gusuhuza umutima. Mwihangane tuzarubamo, mukomere tuzarubamo, nta mubabaro nta gahinda, nta gusuhuza umutima. Ururembo rwo mu ijuru, abera bazarubamo, nta mubabaro nta gahinda, nta gusuhuza umutima. Biraryoshye. Ndumva mpise nkumbura ijuru. Nari maze igihe kinini ntasoma aya magambo. Araryoshye. Nawe aguhumurize. Haleluya. Reka nongere nsubiremo igice cya 20 ne kubagora, dusome kugira ngo tuyumve neza, atwinjire mu mutima wacu.
twumve ibyo tubikiwe abazabasha kujya mu ijuru. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe kandi bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga. Amen. Ayo magambo ni ay'ubugingo. Nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwayo. Nta joro rizabaho ukundi, kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko Umwami Imana izabavira, kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Arambwira ati, ayo magambo ni ayo kwizerwa, ni ay'ukuri, kandi Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Kandi dore ndaza vuba. Hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Njyewe Yohana numvise ibyo kandi ndabireba, maze kubyumva no kubireba, nikubitira hasi imbere y'ibirenge bya marayika wabinyeretse kugira ngo muramye. Ariko arambwira ati, reka, ndi imbata mugenzi wawe, kandi ni umugenzi wa bene so b'abahanuzi n'uwabitondera amagambo y'iki gitabo. Imana abe ariyo uramya. Uwa 10 niho wanryoheye yatumye nsubiramo. Kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa aguma akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi aguma akiranuke, uwera agumye yezwe. Donc icyo gukora ubanza ariyo minsi tugezemo, iyi minsi y'ubuhanuzi, iyi minsi yahanuwe kera, iyi minsi bategereje bagategereza, niyo tugezemo. Ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka. Haleluya. Abwira amatorero. Aravuga ngo ukiranuka naguma akiranuke, uwanduye nagume yandure, n'uwezwa agume yezwe, kuko igihe kiri bugufi. Uwiteka tugire neza. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa kandi ndi Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cyane cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku bw'amatorero. Ni jye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuru we, kandi ni jye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Haleluya. Umwuka n'umugeni barahamagara bati, ngwino. Kandi uwumva nahamagara ati, ngwino. Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Uwumva wese amagambo y'ubu buhanuzi bw'iki gitabo, ndamuhamiriza nti, nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago. Nihagira umuntu uzongera kuri Imana izamwongeraho ibyago. Byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera. Byanditswe muri iki gitabo. Uhamya ibyo aravuga ati, ye, ndaza vuba. Amena. Ngwino Mwami Yesu. Ubuntu bw'Umwami Yesu bubane
namwe mwese, amen. Amagambo araryoshye. Icyo ni igitabo cya nyuma cya Bibiliya, aricyo Byahishuwe. Ndashima Imana idushoboje gusoma. Uko umwuka azajya dushoboza tuzaba dusubiramo twibukiranye, twongere twibukiranye, maze Uwiteka akomeze yamamare. Haleluya. Yesu abaho umugisha rero, ndumva ndangirije aha. Mwakoze kuntega amatwi. Uwiteka abaho umugisha. Haleluya. Urakoze Uwiteka Imana, ijambo ryawe ni ukuri. Uri igishyitsi cyo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Uri inyenyeri yo mu ruturuturu. Uri igiti cy'inganzamarumbo kandi isambu itarumba. Uri ubwugamo bw'umugaru. Uri umwami w'amahoro. Uri Alufa, uri Omega, uri itangiriro, uri iherezo. Ndagushimye kugira neza. Ndagushimye amagambo yawe araryoshye. Ndagushimye kuba dutoye mu magana y'abanyabyaha. Ndagushimye Mana ko uduhaye umwanya wo kumvira ijambo ryawe. Amagambo y'ubugingo arakaze kandi arakomeye, ariko turagusaba kugira ngo dushoboze natwe tuzabe muri wa muzuko. Tuzahagarare tudatsinzwe n'urubanza umunsi wo guca amateka. Ndakwinginze ngo buri wese wumva amagambo ibe inkota ityaye, icumite umutima we, ihinguranye, yubake, isenye ibidafite umumaro, yubake iby'umumaro. Uhe abantu gukanguka no kubera amaso ubugingo. Urakoze Kristo, kuri mwiza. Ndagushimye gukomeza kutugira neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.